Fanya Kazi TV, we are the solution. Nonge gusuza ukurikiye Fanya Kazi TV, nizera ko umeze neza cyane. Nge ni Mr. Fanya Kazi. Hari ubutumwa nifuza ko twese twakumvira hamwe, by'umwihariko ku bantu bamaze iminsi bumva umushinga wa ATU cyangwa se ATU ndetse na Pi Network. Abantu benshi bamaze igihe bategereje. Hari rero tubona ibintu bisa n'ibitinze, ariko tukibaza ese ibi bintu nibyo, ese ibi bintu bizaba, ese ibi bintu n'amahoro. Uko rero tugenda dutambuka ku mihanda itandukanye, niko duhura n'abantu cyangwa se aba mentors bashobora kuba bagira ikintu bavuga ukumva ko mu by'ukuri hari icyo waba wakuyemo. Niba ubutumwa nawe wagize kubwumva byaba ari amahire, niba kandi utarabwumva ubu ni umwanya wo kwicara kugira ngo ubwumve witonze. Ni umwe mu ba mentors batanga messages zitandukanye ku bijyanye ni industry ya cryptocurrency. Ni ku rubuga rumwe rwa WhatsApp turiho cyangwa se nanjye mba ndiho kenshi, yatambukije ubutumwa navuga bukomeza abantu basa n'abataye icyizere kuri ATU cyangwa se Pi Network, ariko buri wese nyine akuramo ibye akeneye kandi bishobora kumufasha. Stay in touch. This is Fanya Kazi TV. Mwiriwe neza Pi community na ATU community. Project ebyiri tuzi neza ko abantu benshi bakurikiranye ku rwego mpuzamahanga, ndetse navuga ngo dufite amahirwe yuko abantu bo mu gihugu cyacu hano mu Rwanda ndetse Burundi, Uganda, Kenya, muri East Africa hari abantu benshi bagize amahirwe aruta y'abandi mu kumenya iyi ATU, ndetse kubera amahirwe yo kuba baramenye na Pi, bamwe bakagenda baprofitiraho no kumenya iyi project ya ATU. So wenda mu bintu bibiri shaka kuvuga mu ncamake, navuze ngo reka mbibwira abantu nafashije by'umwihariko, kuko mba mbona buri wese nyine murazi ko amahirwe twagize. Iyi project turimo ya Web3, aba expert bayo ni benshi, abamaze kuyimenya ni benshi, abakurikirana imishinga ya digital currency ahisi igeze uyu munsi ni benshi. Ngira ngo ni nayo mpamvu mwebwe mwabimenye mukwiye gushimira Imana, mukwiye kumva ko mwamenye ikintu kizima, mudakwiye kuzahora mukiresa ngo mwumve ko mwabonye ikintu abandi batamenye. Kuba wowe waramaze kumenya iyi Web3 cyangwa se ukamenya imishinga iri muri Web3, ujye wumva ko ari ikintu ukwiye gukurikirana cyane. Rero ntago ushaka kuvuga ibintu byinshi mu itangazo nashaka gutanga, ririmo ibintu bibiri gusa. Ngira ngo abantu babwiwe Quantum Wallet banabwirwa cyangwa coin yabo yitwa ATU. Murabizi ko bamwe twagiye tuyifata nka coin bita scam, abandi bakavuga ati ni coin koko ishobora kuzika twiba ikazagenda nk'uko izindi zagiye. Nibyo koko birumvikana, iyo umuntu afata risk yo gukora investment aganira n'umutima we, yakumva ikintu acyumva ajyamanye n'umutima we akagikora. Ariko ngira ngo benshi twarabibonye ko byari bigoranye cyane kubona iyi coin ya ATU ijya mu cyo bise kota 4 yayo, yubaka imishinga yagombaga gukora igasa nkaho izimiye ikabura, ndetse abantu benshi bakahita banabona ko iyo coin igiye nk'uko izindi projet zimwe ziza zikagenda, igiye nk'uko hari n'ibindi byagiye byiba abantu bikagenda. Rero murazi ko nyuma yaho ngaho habonetse aba expert benshi, cyangwa se reka mvuge aba meta benshi bagiye batanga inama zitandukanye. Yewe nanjye uyu munsi harabo nifuza gukurikirana, harabo nifuza kumenya ngo nanjye bansangiza amakuru, kuko wenda twese ubumenyi ntago tuba ngo turabunganya. Wenda hari ubwo mfite, ariko hari n'abafite n'ubundenze. Muri makeya buri mwe wese ashobora kugira ubumenyi bwakunganirana n'abandi, ariko ku bantu uyu munsi byibuze reka mpere kubagize umugisha bakamenya ATU uyu munsi mukaba muyifite. Murazi ko habayeho uburyo bubiri bwo kuzibona, ariko uburyo ubwo ari bwo bwose wayibonyemo ukaba uzifite, nagira ngo ngusabe ngo ATU zawe ntuze kuzazipfusha ubusa igihe icyo ari cyo cyose. Nubona batanze amahirwe yo gufungura uburyo bwo kubikuza, uzakureho nkeya zazindi ushobora kwifashisha mu buzima bw'ibibazo ubona ufite aka kanya, ariko izindi ntuzazipfusha ubusa. Impamvu mvuze ibi, abantu benshi hari igihe bagira amahirwe y'ikintu ariko nyuma bakazakicuza ko bakigize ariko ntacyo bagifite.
iyi coin yitwa ATU project zayo zenda kumera nk'iza Pi Network, ariko Pi Network yo iri muri project z'ubucuruzi ibyo wenda twavuga ngo ni SMIS bijyanye n'ubucuruzi nyine busanzwe. Ariko noneho iyi coin yo iri mu buryo bw'ubucuruzi bwa digital cyangwa se bwa crypto. Byumvikana ko niyo yonyine yakoze umushinga ukomeye wo gutangirira muri Web3. Noneho uyu munsi abazungu barayikurikiranye bayihanzeho amaso ku buryo abarenga 30,000 gusa bamaze kuyiyandikaho n'aba stakeholders bayimenye bayibitse. Impamvu turi kuvuga ngo tuyimenye cyane, murazi abantu wenda bamaze igihe kinini muri industry ya cryptocurrency, muzi ko hari andi ma project abantu benshi twagiye tumenya, yaba ari za Shiba, yaba ari n'izindi nkazo, ariko uyu munsi zigatinda kugira agaciro, zigatinda no kugira umurongo utuma umuntu wayiguze yunguki abona inyungu yayindi yifuzaga. So izo project hafi ya zose zubakiye muri Web2, ariko noneho kuba harabonetse iyi Web3 noneho ifite umushinga ugenda wigaragaza mu buryo uzunguka kandi unubatse neza. Ngira ngo ahangaha reka tubyumvikane neza, kuganira kuri no project ni umuntu wese ku giti cye ukwiye kubifataho icyemezo. Uyu munsi turi kuvuga ngo abazungu bazi iyi mishinga agaciro kayo, baranayimenye kuturusha, ariko byibuze uko natwe turi community yagize amahirwe tukamenya ko iyi mishinga ihari. Uyu munsi wagerageza kumenya, ndabizi neza ko abantu benshi mufite inshuti zanyu, mufite ababafasha, mufite abantu babayobora, mufite abantu bagira inama. Uyu munsi kubona umuntu kugira inama yo kugira ahantu uhumbika byibuze urugemwe rumwe rw'ikintu cyazakugira umumaro ejo, yaba ari amahirwe. Navuga ngo iyo abantu twese tuza kuba twaragize amahirwe y'abantu badukanguriraga kumenya za Bitcoin zikiza, za Ethereum zikiza, za Solana, uyu munsi tuba natwe dufite urundi rwego twagezeho. Ariko uyu munsi niba tubonye coin yitwa ATU igatanga amahirwe menshi ku bantu benshi yo kuyitunga, bitagusabye imbaraga zo kwirya ngo wimare, bitagusabye ikintu wumva wakora kiguhombeje, mu by'ukuri nubwo wasigarana, nubwo wabonana ati 1000, nubwo wagurana ati 500, nubwo wagurana ati 5,000 gutyo, bitewe nuko ubyumva, ukazibika iyo coin ukayitegereza. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere bwo kuvuga ngo amakuru, niba waragize amahirwe ukaba muri izi mbuga zivuga ibintu by'ikoranabuhanga, zivuga izi industry ya cryptocurrency cyangwa digital currency, kandi tukabona isi ari hiri kugana muri aziriya nama ya blockchain igiye kuba ejo bundi Kigali y'iminsi 3, izatangira ku itariki 7, 8, 9 hano muri convention center. N'ubundi bazaba bagaruka ku mishinga nk'iyi ngiyi ifite uruhare mu iterambere ry'abantu, aho bazaba banigisha bamwe na bamwe ku bazaba babikeneye. Byumvikana ko ni ibintu isi igiye guha imbaraga, ariko mwe mwagize amahirwe mu bimenya mbere y'abandi. Mwagize amahirwe izi mbuga zacu za WhatsApp, nubwo muzibamo ntimuramenya agaciro kazo, kuko twe tubaha amakuru mutatwishyurira, tubaha amakuru y'ubuntu yigendera arimo n'ubumenyi. Bamwe mudakurikirana ngo muvuge ngo aya makuru ko avuye hehe, aradufasha iki. Ariko uyu munsi hari abazajya kubyiga bari no kubyishyura, hari abazajya kubyiga bibasaba ikiguzi kinini, hari abazajya kubyiga wa undi wabimenye mbere we nta mwanya afite, kuko buriya iyi Web3 yaje kugira ngo ifashe abantu benshi babashe gusobanukirwa noneho industry ya cryptocurrency. Ariko by'umwihariko harimo uruhare rwo gufashwa ni ATU. So rero nsoza navuga ngo ku muntu utarayimenya na azaganire n'umutima we. Hari inshuti nyinshi, hari abavandimwe benshi, hari abantu bamenye ATU, arebe uwamufasha nawe atunge ATU nkeya cyangwa se atunge na nyinshi bitewe n'uko abyifuza. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere. Ubundi butumwa bwa kabiri, kubera ko biragaragara cyane ku fezi bagezeho, ni fezi igiye gutuma abantu bashobora no kubikuza ATU zabo. Rero nk'abantu
bumva babanje kurwara igishyika cyo kuvuga ngo ese koko ngo ubu zirabikuzwa tuzibone, ese cyangwa twarahombye byararangiye. Mwibuke ko ATU ikiri muri staking ya mbere cyangwa se muri test withdraw, murabizi ko hari n'abantu babikuzaga n'ibihumbi 80 ku munsi by'idolari b'abazungu, hari n'ababikuzaga n'ibihumbi 500 by'idolari ku munsi. Ayo mafaranga tukabona yavuyemo kandi coin y'aba bagabo ikomeje gukora ibyo yagomba gukora. Birashoboka cyane ko nijya kuri izi CX igiye kujyaho tubona ko already genda kurangira, kuko bari gutanga ubutumwa bwerekana ko ubuzima bwayo busanzwe buri bukomeze, kubikuza bikemera, kugura bikemera, ibintu byose umuntu akaba bifiteho uburenganzira bwo gukomeza kubikora na staking izo byose bigakomeza. So rero ubutumwa bukomeye ni ukugira ngo niba ufite ATU yawe uzarebe ikibazo cy'ingenzi wakemura, ariko ntuzafate ATU zawe nk'ugiye kuzikuraho, kuko izi nama tuba tubagiriye muzamenya agaciro kazo mu gihe gikwiriye. Ariko na wa wundi utazifite agerageze ashake na nkeya tunga, byibuze aya makuru twese twagiye duhanana, kuba uba muri izi mbuga za WhatsApp uzagira ikintu nawe zigwa zarakumariye, kuko wabyanga wabyemera isi igiye kuba ifite umurongo ikoresha mu mafaranga y'ikoranabuhanga. Niba we rero usigaye inyuma uzajya kubishaka nk'ukibyumva kandi wari waragize amahirwe yo kubibamwa, ahubwo ntubiha agaciro. Nubwo butumwa nashaka kuvugana n'abantu, wenda ndazi ko hari abantu benshi nafashije cyangwa se bamenye atu kuko bumvise nanjye nyivuga, nubwo ntavuga ko mbere ari jye wayivuze, uko nagiye nabanje no kwiyita scam, nanjye murabizi nayifashe igihe nyita scam, ariko nyuma subiza amaso inyuma ndayikurikirana mbona ntabwo ari coin yo kwitwa scam. Uyu munsi rero n'undi wese aracyafite uburenganzira bwo kuyigaho no kuyikoraho ubushakashatsi, ariko icyiza ni ukugendana n'abandi. Ejo ntuzavuge ngo nanze gufata risk, ariko iyo nyifata wenda yari kumarira iki ngiki. Ariko niba unayitinya ni uburenganzira bwawe, umuntu wese akorana n'umutima we icyo yumva atazicuza. Rero turabakunda, twifuza ko ibyiza byose twamenyera muri industry ya Web3 twazabisangira, nta shyari nta munabi. Niduhura warakize, ubuzima bwarahindutse bumeze neza, nanjye ubwanjye bumeze neza, nicyo twese twifurizanya, kugira ngo byibuze muri Web3 tuzabe ngo ubuzima bwacu twese bwarahindutse. Ayo ni amakuru yacu, ariko n'aya payi arahari. Murazi ko payi yo iri mu process menshi yo kubanza kurangiza guhuza amakampani n'ibigo byemeye ubucuruzi. Nk'ubu ngubu nk'uko mubizi hari ubucuruzi turi gukurikirana mu Bushinwa, ariko inganda zaho n'abayobozi b'abacuruzi hari ibyo tutaremeranywa, hari ibyo bataragenda bahuza bemeza. Ubwo rero byose tugenda tubikurikiranira hafi, ariko icyo turimo kindi mu rwego rwa Afurika turi guhuza amakomande y'abantu bitewe n'uburyo babyifuza, noneho natwe tukayatransfera kuri bari abayobozi bahagarariye GCV ku isi, ndetse nabo bakanegosiya n'inganda. Ni ukuvuga ngo umunota ku wundi komande umuntu yakoze ishobora kuzagenda neza, either yabaye full ya pay cyangwa se ikiri ya partial payment. Ibyo byose rero ni amakuru nyine tugomba gukomeza kumenya, ariko nyabona by'umwihariko niba ufite atu zawe zirinde neza nk'uko twabigishije kurinda payi zanyu. Izi coin ebyiri niba warazimenye ukaziha agaciro, nawe zizaguhesha agaciro igihe cyacyo gikwiriye. Murakoze, n'ubwo butumwa nabahaga. Mwakoze cyane kubakurikiye ubu butumwa, nizere ko kandi buri wese nyine yabashije kugira ibyo asobanukirwa kandi urujijo ku bibazo yari afite rwashize. Mureke dutegereze icyo ba nyiri imishinga bategura, icyo bateganya, kuko twe ahanini tuba turi abagenerwa bikorwa. Nge ni Mr Fanyakazi, turi kumwe. Fanyakazi TV, we are the solution.